mbicu Uwiteka kubwiye mugore nugaruka mugabo wavuganye n'Imana yego mukobwa wavuganye n'Imana muhanuzi wavuganye n'Imana nyayo yuko mbicu Uwiteka kunumye nduzi zamire nubwo nambara mpinduranye igikwembe buri munsi nubwo naba nicyo nshaka ariko ntagira urukundo izo ntacyo bimaze ibyo ntacyo bizangesaho taho zagera ntagira urukundo kugira ngo ugera muhanuzi pastor abantu bari gukunda isi kurusha gukunda ijuru wewe wakunze isi igihe kiraje kugira ngo isi wakunze kwanike wewe wikomeje ku isi ntiwikomeza kuri Kristo ufite abasekirite bakurindi wawe ariko ndagira ngo ngutangarize ngo nimba utarikomeje kuri Kristo igihe kirageze kugira ngo isi ikwanike ntabwo isi izareba ngo kuri banki hari amafaranga isi ntabwo igiye kureba ko ufite abana beza ntabwo isi igiye kureba ko utuye muri mbe mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho Imana ntabwo ikeneye abashaka izitanga gusa ariko badashaka kurokora ubugingo bwabo Imana ikeneye umuntu witaye kurokora ubugingo bwe kurokora ubugingo bwawe taku muvuganye nawe muri cage uri mu bibazo warakomeretse Imana ivugana nawe hari abantu benshi bamaze gusigazwa n'amasezerano Imana yaravuze murakira muranezerwa ariko amasezerano yarabasigaje mwasigajwe nayo mwageze kure yayo kubw'amasezerano mwabuze ikerekezo ubu ngubu kwivovota kumaze kubata benshi amagambo yawe hari abantu mwavuganye n'Imana ariko mwaratatanye wavuganye n'Imana ariko inyuma umaze kuvugana n'Imana urivanga uje mu busambanyi kandi waraje udasambana uje mu businzi kandi waraje udasinda uje mu biteye isoni ariko kandi hari abantu bajya bihumuriza ngo twavuganye n'Imana ngo ijambo Imana yavuze ngo iraririnda kugeza risohoye kandi warakoze ibyaha utarihana abantu gukiranuka zabananiye umenye ko Imana ishaka Imana ikeneye ko muyizera ku manywa na nijoro Imana ikeneye ko mukiranuka iyo umaze kuvugana n'Imana ni inema ikomeye ubugiriwe n'Imana urasabwa gukiranuka kugatano ku kanini urasabwa kurinda za bintu Imana ivuganye nawe kandi ukabirindisha gukiranuka igihe cyose Imana izavugana nawe ukajya gushayisha mu byaha uzakenyuka garuka wa muhanuzi we garuka wa munyamasengesho we garuka wa muzeyi we Imana irabizi kuruyishwe urababaye uri kwivovota ariko garuka Rudiyana mungata kurudiriye kugira ngo Imana ikore iz'ubutwari nuko ugomba kubanza kugaruka waragiye wagendeye mu kwivovota wagendeye mu maganya wagendeye mu kutizera wagendeye mu kutababarira wagendeye mu gukora ibiteye isoni wagendeye mu z'isoni wagendeye mu kubeshyesha ururimi rwawe wagendeye mu busambanyi wagendeye mu businzi wagendeye mu bidafite akamaro wagendeye mu bibi ariko nicyo gituma we Imana ivuze ngo ruri mwizera Imana yavuze itanavuze mugire gute muyizere yego impamvu abantu benshi bayobye bari mu buyobe nuko bashatse bafashe Imana nk'aho ari umupfumu ntabwo Imana ari nyabingi wa mugore we ntabwo Imana ari nyabingi wa mugabo we nimba ushaka nyabingi sanga nyabingi nimba wemera Imana ko ari Imana ngwino ngusengera Imana ubuhuke Eliya ageze i Karumeli twabakijijwe
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV mwese turashaka tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije ineza y'Imana aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Nizere ko mwese mumeze neza kandi muri amahoro mushima Imana. Nishimiye ko namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana mwene data Daniel Tuyisenge. Daniel Tuyisenge, umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana yonyine ibashije kuduha kugera kuri uyu munsi. Yego, nukuri nishimwe. Nubwo ntakakira amadolari ariko manakira ibirenze amadolari. Nubwo ntakakira stoke ariko nakira ibirenze stoke. Kuba naramutse mimi namushukuru Mungu. Yego, kubera ko na mahirwe nagize yo kwakira ibyiza biri imbere. Rero ndashima Imana, sindwaye, ndi muzima, ndumva ndi mu kirere kindi cy'umwuka. Imana ishimwe, rero ndayishimiye. N'abandi bameze neza. Umeze neza? Amakuru nayo ni meza ariko nayo. Amakuru ni meza, tumeze neza. Tumaze iminsi twarakoze urugendo mwivuga butumwa, ariko twagarutse amahoro, twari twagiye mu gihugu c'abaturanyi. Ariko nanashima Imana, sinzi impamvu mbivugiye hano. Ariko none iyi niyo kanisa yacu. Tugomba kuvuga dushimiraho Imana. Imana rero ishimwe ko yabanye nange, yakoze imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Ndetse niba byoroshe ariko gukora kw'Imana kwaragaragaye. Tuko salama. Muko salama. Nyina avuga ko ndamahoro nsuza n'abantu bari muri Kongo, inshuti zanjye ziri impande zitandukanye, zidasiba gukurikirana ijambo ry'Imana, abari mu Iburayi, abari mu Rwanda. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibayeze umugisha, kandi mfite gahunda yo gutangira amasengesho y'iminsi 3 nsengera abantu bose. Arabagiye bampa ibyifuzo bitandukanye, n'abandi nabo bagiye banyandikira ngo mbasengere. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu nzaba ndi mu gitaramo c'amasengesho. Muzabe muhari, mumpamagare tukibanemo. Abafite ibibazo bigiye bitandukanye, abarwaye, abakobwa gushaka byarananiranye, abafite ingo zihora mu makimbirane, numvisha umwuka ambwira ngo mbitangaze. Muzabe muri tayari muri uwo mwanya tuzasengane. Ndabona hari ukuboka ku bantu batandukanye, ndabona hari ugukira indwara kuri benshi batandukanye, ndabona hari ukwakira ubukwe ku bantu zanze, ndabona hari ibyerekezo bitandukanye, ndabona hari amahoro Imana igiye gutanga, ndabona hari ubwenge Imana izatangira muri aya masengesho y'iminsi 3. Rero muzabe muri maso, aba tudahuje amasaha namwe muzanyandikire mbibone ko turi muri uwo mwanya, kuko azaba ari umwanya wo gusenga ndi no kuboza amasezerano yanyu Imana yagiye ivugana namwe. Rero imiryango irakinguye, ni kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Yego, kandi ndabizi neza ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Gusenga bikugezaho mwene wanyu atakugeza. Gusenga biguha amahoro utari kubona. Gusenga biguhesha agaciro wabuze, ariko iyo wasenze Imana neza utagaragara, ujya ubona agaciro utari kubona, ujya ubona ibyishimo wari warabuze. Yego, ikindi gusenga ngiri kuvuga kwa kano kantu ntangiye kuza ndondogora nk'ay'abasaza, ariko ntago ari ukurondogora banumva byaje. Ikindi gusenga habamo ibyiciro 3. Icya mbere ni ugusenga ukihana, icya kabiri ni ugushima, ikindi ni ugusaba. Uba ugomba gusengera mu gushima ndetse no kwihana no gusaba. Yego, ugasenga muri iryo sengesho. Rero muzaze tubane muri uwo mwanya mudafite kujarajala. Mungu wa mbingu, Mungu wa milele na mataifa na mataifa atatenda matendo makuu. Ana milango ambao Mungu atafungua kwa ile kipindi ya siku 3 ya maombi. Ukuwe tayari, nami niko tayari kwa kukuombea Mungu afungue milango yako. Akujibu kwa matatizo ambao unayo. Ana shida unayo, ile njoo wakati Mungu atakujibu. Uzabe maso kugira ngo Imana izakora igitangaza
Imana ibagirire neza ko nako nakari gatambutse. Yego, tumaze iminsi ya Daniel tugusanga ahantu uri gusenga. Uyu munsi no twicaye ahandi hantu ibyo gusenga. Ngiye kubaza ibyo gusenga wabisoje none ugiye kongera usubukure. Gusenga sinabishoje. Nuko aho umwuka twerekeje niho tuje. Aho umwuka tujanye niho tuje. Hari n'igihe uzaza kunkamera nagiye gutanga ikiganiro muri Amerika. Nagiye gutanga ikiganiro Canada. Nagiye gutanga ikiganiro n'ahandi hatandukanye. Ukaza uteze indege. Ugiye kunkoresha ikiganiro. Aho umwuka twerekeje niho dukorera ikiganiro. Yego. Ubu noneho yanyerekeje hano. Hari umunyumvyi wavuze ngo jya umvira umwuka w'izurukundo tasonuzagira nubona Yesu tunganira Imana ubudasiba zuru yisenga kandi uyumvire zubana nabayo tena sala metakota ndiwa elomesala metakosa egra nubona Yesu ndaramukije abantu mufashe indushyi ndaramukije abantu mufashe abababaye uri kuvuga ngo uzajya mu ijuru wagaburiye bangahe tuzajya mu ijuru wambitse bangahe muri gereza wasuye bangahe dukunda Imana wafashije bande mu butunzi Imana yaguhaye ninde wishyuriye amashuri abakene bararangiye muri iyi si warangiza ngo mukozi w'Imana nkunda Imana urayanga ahubwo uriyoberanya wubawe wowe mu butunzi Imana yaguhaye wagaburiye abashonje ubahwa muzi Imana yaguhaye wambitse abambaye ubusa ubahwa muzi Imana yaguhaye ari abana wishyuriye ishuri ubahwa kuko nazi kugira mu mutima wawe Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ufite inzira igana Siyoni ngo uwo nageramo igikombe kitwa Baka hazahinduka amasoko hari igikombe kitwa Baka kigiye kugera ku muntu wese ariko uzagitambukamo n'uwagendeye ku mahame ngenderwaho y'Imana. Impamvu bishe nuko turirimbye ivuga ngo zawumbira umwuka kandi ufashe indushyi wowe cyangwa uravuga ngo ndagushimiye Imana wampaye kurya abana banjye barangije kaminuza wampaye urugo rwiza ntantonganya zibamo ese Yesu ijambo riravuga ngo buno bwoko muzabushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri. Mureke gushimisha Imana iminwa gusa ariko imitima yanyu iri kure y'Imana. Mwiga urukundo bundi naje mvuga ku ijambo ry'urukundo n'iry'Imana yantekereye nicyo kintu Imana ikeneye. Rero mu rukundo turaza gusangamo no gufasha zose biraza kuza. Komeza reka tugushimire mu rukundo byose birimo ngo ubwo mwasuraga wa wundi wari urwaye ubwo mwafashaga wa wundi ninjye mwabikoreraga. Yego, icyo dusaba abantu nibakora imirimo nimba nabo bashaka imirimo izabaherekeza mu magambo make. Ariko ugomba kumenya Bibiliya iravuga ngo nubwo nagira indimi nk'iz'abantu ariko singira urukundo nubwo naba mfite nyakubaha nk'iyi yanyu ndeba nubwo naba nduzi ivyamire nubwo naba nambara mpinduranye igikombe buri munsi nubwo naba n'icyo nshaka ariko ntagira urukundo izo ntacyo bimaze ibyo ntacyo bizangesaho ntaho nzagera ntagira urukundo kugira ngo ugera muhanuzi pasitoro bishop nuko utunga urukundo muri wowe munyamasengesho urasabwa gutunga urukundo muri wowe. Yego, gwiza urukundo muri wowe komerera mu rukundo mama iga kubika urukundo muri wowe reka kwihutira kujya kubika kuri bansugira urukundo muri wowe nguri ayangiriye nabi ngo nange ntacyo twavugana gira urukundo urenge
urwego ugere ku rwego rwo kugirira neza bakugiriye nabi. Abantu bari gukunda isi kurusha gukunda ijuru. Wewe wakunze isi, igihe kiraje kugira ngo isi wakunze ikwanike. Wewe wikomeje ku isi, ntiwikomeza kuri Kristo. Ufite abasekirite bakurindi wawe, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo nimba utarikomeje kuri Kristo, igihe kirageze kugira ngo isi ikwanike. Ntabwo isi izareba ngo kuri banki hari amafaranga. Isi ntabwo igiye kureba ko ufite abana beza. Ntabwo isi igiye kureba ko utuye muri Amerika n'i Burayi. No, nimba warikomeje ku isi utarikomeje ku Mana, isi igiye kukwanika. Ariko nimba warikomeje ku Mana ukemera ukababazwa ariko ukagumana agakiza k'Imana, nataka nikwambie habari njema. Ndagira nkubwire aya makuru, ugiye gusubizwa n'Imana. Amen. Yego, reka tugushime mwene data Daniel kubyo utugejejeho, ariko kandi byuje impuguro no guhitura abantu kugira ngo bamenye inzira bagomba kunyuramo n'uburyo bagomba kugenda. Reka tugusabe usenga Imana, numara gusenga Imana twinjiye mu gice cya kabiri cyuje ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Uri Imana yo kwizerwa, nkawe muhwanye, urashoboye, turakwemera. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Ineza yawe ntigira akagero ntirondoreka. Urakora mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, kila dakika na segonda. Baba, umetenda. Urakora, ntabwo ujya ucogora gukora, kubera ko ntabwo ujya gusaba imikorere abandi. Urakora cyane kuko uri umunyembaraga. Ngwino ubane natwe uyu mwana. Umuntu wese udukurikiranye urahatandukanye, aboke mu mutima, yakira impinduka mu mutima we, yakira ibidasanzwe muri we. Igikundiro k'Imana n'igitinyiro k'Imana bibe kuri bo. Muri zose ugaragaze gukomera, ugaragaza ubutsinzi n'imbaraga muri uyu mwanya. Tuguhaye karibu muri zose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ubu wareba 15. Yego. Mwene data, Imana niwe wikeneye. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi, icyo Umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Imana ntabwo ikeneye abashaka izitanga gusa, ariko badashaka kurokora ubugingo bwabo. Imana ikeneye umuntu witaye kurokora ubugingo bwe. Kurokora ubugingo bwawe taku nuko wemera gukiranukira Imana, nuko wemera kubana n'Imana, nuko wemera gukiranuka ku kanini na gatoya. Niko Imana ikeneye. Yeremiya 15 umurongo wa 15. Yego. Soma topic. Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Yego. Naho ngaho 15. Ayi Uwiteka, ni wowe ubizi. Ni wowe ubizi. Unyibuke kandi unsure. Uwiteka unyibuke kandi unsure. Umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe. Umaze igihe utaka mwene data, umaze igihe utabaza, uri mu gihe gikakaye nk'icyo Yeremiya yari ahagazemo. Ariko Yeremiya abonye bikakaye, abona yabuze ikerekezo, abona nazira ari kubona, arangije aratakamba. Mbese mu gihe gikomeye ujya utakamba cyangwa ujya muri bene wanyu batabawe? Umenye yuko nababajwe nkatukwa ku bwawe. Yeremiya abwira Imana ati, menye ko Mana nababajwe ndatukwa ku bwawe. Hari abantu mufite agahinda, hari abantu mwabuze ikerekezo kuzi, hari abantu mwabuze inzira, hari abantu mwabuze ikerekezo na gitoya. Zaranze nta nzira muri kubona muri iyi minsi, ariko ndagira ngo utakambire Imana mu izina rya Yesu. Imana nayo irakora ibitangaza. Endelesha kusoma. 16.
amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Wagiye amagambo yaraje amaze kuboneka ndayarya. Maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye. Imana yavuganye muri cage uri mu bibazo. Warakomeretse, Imana ivugana nawe. Hari abantu benshi bamaze gusigazwa n'amasezerano. Imana yaravuze murakira muranezerwa, ariko amasezerano yarabasigaje. Mwasigajwe nayo, mwageze kure yayo kubw'amasezerano. Mwabuze ikerekezo. Ubu ngubu kwivovota kumaze kubata benshi. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayamira, ndayagotomera, ambera umunezero. Yego. Banyamasezerano ni mukomere. Endelesha kusoma niendeleshe mbio mbili. Kuko nitiriwe izina rya Uwiteka Mana Nyiringabo. Nitiriwe izina rya Uwiteka Imana Nyiringabo. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye, kubw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo uburakari. Kwa sababu wanyujujemo uburakari. Kuki mporana umubabaro? Kuki mporana umubabaro? Uri kwibaza naye ngo kuki navuganye n'Imana ikambwira ndaje mbigusobanurire mu kanya. Kuki navuganye n'Imana, Imana yambwiye kwizanaba, yambwiye kwizakora, kandi benshi amasezerano dore atumye mureka Imana kubera kwibaza byinshi bitandukanye. Aravuze ngo kuki Imana mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika. Donc kuki ibibazo zanjye bidahinduka, rukaba rwanze gukira. Mpora ndi mu bibabaro, mpora mbabaye, mpora ndatabarwa kandi senga. Mbese koko mbese uzambera isoko ishuka? Naribazaga ngo Mana uzambera isoko ishuka cyangwa nk'amazi akama? Cyangwa nk'amazi akama. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati mbicu Uwiteka kubwiye mugore nugaruka mugabo wavuganye n'Imana. Yego. Mukobwa wavuganye n'Imana, muhanuzi wavuganye n'Imana nyayo yuko mbicu Uwiteka kuntumye. Nugaruka nzakugarura. Hari abantu mwavuganye n'Imana ariko mwaratata. Wavuganye n'Imana ariko inyuma umaze kuvugana n'Imana urivanga. Uje mu busambanyi kandi waraje udasambana. Uje mu busizi kandi waraje udasinda. Uje mu biteye isoni. Ariko kandi hari abantu bajya bihumuriza ngo twavuganye n'Imana, ngo ijambo Imana yavuze ngo iraririnda kugeza risohoye, kandi warakoze ibyaha utarihana. Nico gituma Uwiteka avuze wowe wora wivovota ku manywa na nijoro, wowe wora wivovota imbere y'Imana ati vyaze gusohora porangeragezwa. Uyu munsi navuganye n'umuntu ngo wako mbona ngo ibintu Imana yavuganye nanjye bidahaye bisohora ndabigenza gute. Ndabona none ga igenzure neza, kandi ico kintu ntabwo ari nje wakagombye kukibwira, wakagombye kukibaza umutima wawe. Amen. Yego. Umenye namwe ntabwo ari twe dusubiza iby'Imana yavuze, ahubwo Imana imaze kuvuga urategereza ukanakiranuka. Amen. Amen. Iyo kiranutse utegereje Imana iraza igakora. Na niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo niwizera umuhanuzi ko ari umuhanuzi uzahabwa ingororano z'umuhanuzi. Mu gihe maze Imana ivuganye nawe, ntabwo uvuganye na Daniel, uvuganye n'Imana. Niyo mpamvu abantu gukiranuka zabananiye. Umenye ko Imana ishaka. Imana ikeneye ko muyizera ku manywa na nijoro. Imana ikeneye ko mukiranuka. Iyo umaze kuvugana n'Imana, ni inema ikomeye ubugiriwe n'Imana. Urasabwa gukiranuka kugatano ku kanini. Urasabwa kurinda bya bintu Imana ivuganye nawe, kandi ukabirindisha gukiranuka. Igihe cyose Imana izavugana nawe ukajya gushayisha mu byaha, uzakenyuka. Niyo mpamvu Imana yaremeye Kayini na Abeli muri Eva, imaze kubarema ifite gahunda. Ariko Kayini arangije akora icyaha, yica Abeli. Imana iravuga uti ndaguciye Kayini, ubaye igicamuke. Hari abantu basenga ariko barabaye ibicamuke kubera baze kumvira Imana. Hari abantu bakijya gusha, hari abantu babaye nk'abapfumu. Hari abantu nakira namusengera Imana itavuga,
ngo none se ngo kuko Imana itavuze ndetse ndi Imana ishake ndivuge izere ntabwo ndi Imana ngo kuko itavuze Imana ivuga yabishatse nitegeke ngo vuga nimwe mutuma abakozi b'Imana bavangira bakavuga ibivuye mu irari ryabo no mugiye ngusengeye sinumva ijwi izere ko ibyo nasengeye Imana yazumvishe Imana yavuze yakora itanavuze yakora abantu nimwizera Imana yavuze itanavuze mugire gute muyizere yego impamvu abantu benshi bayobye bari mu buyobe nuko bashatse bafashe Imana nk'aho ari umupfumu ntabwo Imana ari nyabingi wa mugore we ntabwo Imana ari nyabingi wa mugabo we nimba ushaka nyabingi sanga nyabingi nimba wemera Imana ko ari Imana ngwino ngusengera Imana ubuhuke Eliya ageze i Karumeli ntiyavuze ngo Imana ivuze gutya yaravuze ngo Mana ja Ibrahimu na Isaka na Yakobo uyu munsi bimenyekane kuri Imana biramenyekana Imana ikora igitangaza impamvu gaciyeho bene data mukeneye gusengerwa Imana si ngombwa ngo Imana ivuge ni ngombwa Imana ikore kuvuga ni byiza ariko ibyo ivuga ntabwo mbifite ku rupapuro nibishaka iraza ivuge ariko nitabishaka sinyiforosa nushaka ko nyiforosa uraza gutuma mvangirwa kugira ngo ndinde amavuta yanjye wowe uzamvugisha ukeneye ko ivuga bisaba kubanza gutindana nayo ariko umaze igihe wivovota umaze igihe ufata Imana uko itari umaze igihe ugendera mu bibi ariko Imana ubwayo iravuze ngo nico gituma yarakubonye nubwo yavuganye nawe ariko warivanze nubwo yakubwiye za bindi ariko warivanze nico gituma Imana ivuze ngo nugaruka nzakugarukira nzakugarura garuka wa muhanuzi we garuka wa munyamasengesho we garuka wa museyi we Imana irabizi kuruyishwe urababaye uri kwivovota ariko garuka Rudiyani mungata kurudiriye kugira ngo Imana ikore iz'ubutwari nuko ugomba kubanza kugaruka waragiye wagendeye mu kwivovota wagendeye mu maganya wagendeye mu kutizera wagendeye mu kutababarira wagendeye mu gukora ibiteye isoni wagendeye mu z'isoni wagendeye mu kubeshyesha ururimi rwawe wagendeye mu busambanyi wagendeye mu businzi wagendeye mu bidafite akamaro wagendeye mu bibi ariko nico gituma we Imana ivuze ngo Rudiyani garuka ukeneye kwakira garuka ukeneye gukorerwa ubukwe garuka ukeneye kwakira akazi garuka tetira salamiri matangwe grave ukeneye ko amateka yawe ahinduka ibanga ntarindi garuka ukeneye ko Imana igutabara garuka ntabwo utabarwa utaragaruka ntabwo ubona ubukwe utaragaruka ntabwo ubona akazi utaragaruka ntabwo ubona izo zangombwa utaragaruka banza wigenzu ntabwo ubona urusaro utaragaruka nimba ukeneye gutabarwa banza ugaruke yego kandi ibishimwa nubivana mu bigawuza nk'akanwa kanjye bishimwa we banza uvana ibishimwa mu bigawa mbese ushaka ko Imana igutabara ugifite ubwicanyi bwo mu mutima ushaka ko Imana igutabara ukirara amajoro usambana ushaka ko Imana igutabara kwihana byarakunaniye ushaka ko Imana igutabara kubabarira byarakunaniye petesa ena tekita ega ushaka ko Imana igutabara waranze kurekura ushaka ko Imana igutabara waranze kwihana ushaka ko Imana igutabara umutima wawe ucyuzuyemo ibyaha amarari yarakwishe
ngo ushaka ko Imana igutabara, yaso wanyu ntabwo uzayibona, ahubwo uzayibona, ugiye kuyibona nutagaruka igiye kukuzira isa n'uburakari bw'umuriro, kandi uzashya ukongoke kubera ko waze kugaruka. Yego. Nimba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icubahiro, gahona gende abishakishe, ukora ibyiza ubudacogora, wentiyite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Waribagiwe mama, waribagiwe mwene data, abantu muzize kwibagirwa aho Imana yabakuye. Ibuka aho Imana yagukuye, rekura ubusambanyi mwene data, rekura ubugambanyi, rekura izazi zato nato, rekura iryo shari, rekura ubwo butinganyi we, rekura kwicini pesikita egari terasala mirima, rekura. Imana irakureba, nta bantu bakubonye, nta mushinjacyaha wakubonye wundi wo mwisi, ariko Imana yarakubonye, ariko iteze amaboko. Icyo nkundira Imana, iravuze ngo garuka, nayo irakugarukira. Amen. Imana iteze amaboko, Imana iteze amaboko, Imana ikeneye kugaruka ikakugarukira. Aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, wowe ndavugana nawe, nutagaruka uburakari bw'Uwiteka bugiye kuza busa n'umuriro, nta mwana w'umuntu uzabuzima. Nicyo uzireguza, uzavuga ko utumvishe. Nutagaruka Imana ubwayo irakugarukiye. Yego. Irakuziye. Soma dusoze ba. Iravuze ngo Rudiyani garuka. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Numara kugaruka, wamaze kugaruka, wageze ku rufatira Imana igukeneye, wamaze gutandukana n'irari ry'ibyaha, wamaze gutandukana n'ibibi byose bitandukanye, abagutaye bazakugarukira. Abagutaye mu masha bazakugarukira, ariko wowe tuzabagarukira. Bazakugarukira. Abagutaye, nubwo umugabo yaba yaragutaye, azakugarukira. Ko hari umusore wakubeze, nugaruka azakugarukira. Imiryango yaragutaye, impamvu itaragaruka nuko nawe ukiri kure y'Imana. Akazi karagutaye, impamvu kagutaye nuko wagiye kure y'Imana. Uwaru inyatsi yaraguteye, impamvu yaguteye nuko nawe wavuye mu maso y'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ayiwe, ubugumba bwaragusanze, impamvu bwagusanze nuko wavuye mu maso y'Imana. Rudiyani, iyo miti wagiye gufata mu bapfumu, bazuyijugunye wihane neza. Numara kwihana, umaze gushyira ku ruhande, dusenga Imana igura urubyaro. Ibyo byatsi wagiye kuzana mu rugo rwawe kugira ngo amahoro aganze, wari waribeshewe, wagiye kure y'Imana, niyo mpamvu amahoro atazaboneka. Ariko garuka, Imana irakugarukira. Garuka, Imana irakugarukira. Rudiyani, Mungu atakurudiriye, kandi bazakugarukira. Izagutaye, ubukwe bwagutaye buzakugarukira, ariko ukeneye kubanza kugaruka. Musigi zino mwisi bitaza oraho we, niyegurire Yesu umwami w'ijuru we. Turasoje, ariko Imana ikeneye kugaruka. Sinzi ibyo uri gusengera, sinzi agahinda umaranye iminsi,
ariko karahari. Ndabona ubabaye, ndabona umaze igihe urwaye warabuze ubuvuzi, ndabona umaze igihe warabuze ikerekezo cy'ubuzima, ariko nimba ukeneye kwakira izo ukeneye, banza ugarukire Imana, kuko Imana iragukeneye. Ukeneye ko amateka yawe ahinduka, banza ugarukire Imana mwene da, Imana nayo irakugaruka. Amen. Ubu nta ruvugira ufite mu miryango, abana bawe mu rugo rwawe ntabwo bakumva. Rudiyani Mungu naye atakurudiriye. Asante. Reka dusengera aho ngaho muri Yesaya 5:3 ku murongo waho umwe wa mbere. Yesaya niwo tugenda soje, ariko urasabwa kugira ngo ugaruke, Imana nayo ikugarukire. Nibitari izo ngibyo ugiye kunyagirwa n'ibibazo biteye, ugiye kunyagirwa n'uburakari bw'Uwiteka busa n'umuriro, kandi ndakizabuze. Yego. Havuze gute? Dusengere muri Yesaya 53 ngo mbere. Ninde wizeye ibyo twumvise? Wowe uri Burayi, uri mu Rwanda, uri mu isi atandukanye udukurikiranye, Imana irabajije ngo ni nani mwenye amesikiliza hii habari njema? Ninde wumvishe? Ninde wizeye izo twumvishe? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? None tumaze kuvuga buno butumwa, ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kwahishuriwe kugira ngo tumusengere Imana. Ukuboko k'Uwiteka ninde kukozeho? Apana kuvuga ngo ubutumwa bungoze ku mutima wa bazuruka ibi biri mu mutima wa. We wamaze kwizera izo twumvishe, we wamaze guhishurirwa n'ukuboko k'Uwiteka, ndagira ngo ngusengere Imana. Amen. Ndagira ngo ngusengere Imana, ndagira ngo aho urukimara kumva buno butumwa, ndagira ngo upfukame ku mavi yawe. We wamaze gutsindwa n'iri jambo, upfukame ku mavi yawe ngusenge. Ndurebe ngo nuko tutari live, ndagira ngo upfukame nona, igihe cyose upfukamira wumvishe buno butumwa, pfukama uzamura ikiganza, vuga ngo Yesu ndakwemereye, nemeye guca bugufi. Vuga ngo nakoze ibyangwa nawe, vuga ngo nagiye kure yawe, vuga ngo narivanze, vuga ngo ariko ndagarutse. Ndagira ngo ngarukire, ndagira ngo mpindure icyaremwe gisha, ndagira ngo mpindure wo kwizerwa mu maso yawe, ndagira ngo ukoze ikara ryaka ku munwa wanjye ntangire mvuga amagambo yawe, ndagira ngo unyambike imbaraga, ndagira ngo unkomereze intambwe, ndagira ngo unyuzuze, ndagira ngo ntundeke ahubwo unyuzuze imbaraga. Ubwiza bwe burabagirane kuri nge. Urakoze kubikoze, urakoze ko ukijije umutima wanjye ukampa imbabazi. Ndagushimiye mu izina ryawe ryera, urakoze. Amen. Umuntu wese uze kuza gusubiramo iryo sengesho mwayo magambo, hari ukuboko Imana igomba gutanga. Mana ndagushimiye kubw'ubu butumwa, uwabwe icubahiro kubw'uyu mwanya twagize. Reka umuntu wese wumvisha aya magambo abashe kwakira gukira, abashe kwakira impinduka. Uwadukurikiranye arwaye yakira impinduka, uwadukurikiranye mwami yabuze uko agira, uhindura amateka ye. Buri muntu wese umwuzuze kandi umwambika imbaraga nshya. Urakoze kubanye na ndetse ugakora ibitangaza bitandukanye. Zengurutse umwuka wawe wera asharere buno butumwa kugira ngo ubwumva ubwaza guca bugufi akihana umubabarire. Ineza yawe igaragare mu ruhande rwe, ngo komeza kubana n'abana bawe kandi ukomeze kwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen.